Bavandimwe, ndaje kuri iki cyumweru cya kabiri gisanzwe umwaka B ngo tuzirikane amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe ni wa gatatu, umurongo wa gatatu B kugera ku wa 10 ndetse n'umurongo wa 19. Samweli akaba aryamye mu ngoro y'Uhoraho hafi y'ubushyinguro bw'Imana. Uhoraho ahamagara Samweli, arasubiza ati karame. Yirukanka asanga Heli ati ndaje kuko mpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Bajya kuryama. Uhoraho ahamagara Samweli bundi bushya. Samweli arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko mpamagaye. Heli aramusubiza ati sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Samweli yari ataramenya Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho ryari ritaramwihishurira. Uhoraho yongera guhamagara Samweli bwa gatatu. Arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati ndaje kuko mpamagaye. Ubwo Heli amenya ko ari Uhoraho uhamagara umwana. Heli abwira Samweli ati subira kwiryamira, naguhamagara umubwire uti vuga Nyagasani umugaragu wawe arumva. Nuko Samweli asubira kuryama mu mwanya usanzwe. Uhoraho nanone araza ahamagara nka mbere ati Samweli, Samweli. Samweli ati vuga umugaragu wawe arumva. Samweli arakura. Uhoraho yari kumwe nawe, kandi ntiyatuma hagira ijambo rye na rimwe riba impfabusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana ni ya 40 mu dukubo 39. Inyikirizo iragira iti ngaha ndaje Nyagasani, nje gukora ugushaka kwawe. Niringiye Uhoraho, mwiringira ntatezuka, nuko anyitaho maze yumva amaganya yanjye. Yampaye guhanika indirimbo nshya, ndirimbira Imana yacu ibisingizo bikwiye. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzubuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa icy'impongano, niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Mu muzingo w'igitabo haranditswemo ngo icyo ushakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe ajya amhora ku mutima. Ibyo usanzwe ubizi Uhoraho, sinigeze mba umunwa ngo nicecekere. Namamaje ubudahemuka bwawe n'umucyo uri guturukaho, sinahishahisha ineza n'ukuri byawe imbere y'ikoraniro. Ngaha ndaje Nyagasani, nje gukora ibigushimisha. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorenti, umutwe wa 6, umurongo wa 13C kugera ku wa 15A n'umurongo wa 17 kugera ku wa 20. Bavandimwe, cyakora umubiri ntiwagenewe gusambana n'uwa Nyagasani. Nyagasani akaba ari we uwugenga. None rero Imana yazuye Nyagasani izatuzura natwe ku bubasha bwayo. Ntimuzi se ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Naho uwibumbira kuri Nyagasani aba agize umutima umwe nawe. Ubusambanyi ni mu bugendere kure. Icyaha cyose umuntu akoze usibye icyo ntikigera ku mubiri we, ariko usambana aba acumuriye umubiri we bwite.
ubundi se ntimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro y'Uhoraho, ari ingoro ya Roho Mutagatifu ubatuyemo, kandi ukomoka ku Mana, maze mukaba nta bubasha mwifiteho? Mwacungujwe igiciro gihambaye, nimusingirize rero Imana mu mubiri wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili iki cyumweru cya kabiri yanditswe na Mutagatifu Yohani. Umutwe ni uwa mbere, umurongo wa 35 kugera kwa 42. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Bukeye Yohani akiri aho, ari kumwe n'abiri mu bigishwa be, abonye Yezu ahise aravuga ati, Dore Ntama w'Imana. Ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo, bakurikira Yezu. Yezu arahindukira, abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, ari byo kuvuga ngo Mwigisha, utuye hehe? Arababwira ati, nimuze murebe. Baraza babona aho atuye. Nuko uwo munsi bagumana nawe. Hari nk'igihe cy'isaha ya 10. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohani, bagakurikira Yezu. Aza guhura mbere na mwene nyina Simoni, aramubwira ati, twabonye Kristo, ari byo kuvuga Umukiza. Nuko amugeza kuri Yezu. Yezu aramwitegereza, aramubwira ati, uri Simoni mwene Yohani, none kuva ubu uzitwa Kefasi, ari byo kuvuga urutare. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, aya masomo tumaze gutega amatwi arongera kutwibutsa icyo Imana yaturemeye. Mu by'ukuri buri wese afite umuhamagaro, kandi buri wese Imana imuhamagara mu izina rye. Buri wese arasabwa kwitaba, buri wese arasabwa kwitanga, nk'uko Zaburi ya 40 ibivuga, igira iti, Ngaha Ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Samweli, Imana yaramuhamagaye, aragira ati, Vuga Nyagasani Umugaragu Wawe Arumva. Naho Paulo Mutagatifu ati, Ntimuzi se ko imibiri yanyu ari ingoro za Kristo? Twatsinda ibishuko by'umubiri gute? Ese twibuka ko turi ingoro ya Roho Mutagatifu? Twatsinda ibishuko tugendera kure ubukozi bw'ibibi. Twatsinda ibishuko twiyubaha, twirinda kwiyandarika. Mu Ivanjili twumvise Andereya abwira Simoni agira ati, twabonye Kristo, ari byo kuvuga Umukiza. Umukiza twabonye mu gihe cya Noheli nka Jambo w'Imana. Nibyo koko Imana iravuga, ariko se ivuga iki? Imana ihamagara abantu ngo ibatume. Abantu barayitaba, bayisubiza bate? Abenshi ntibashaka kumva ijwi ry'Imana. Abenshi bihunza amatwi ngo batumva bagakira. Ariko kuri iki cyumweru Samweli aratubera urugero, agira ati, vuga umugaragu wawe arumva.
Bavandimwe, bana b'Imana, muri ibihe byacu Imana iracyahamagara abantu nkatwe. Imana iracyashaka bituma. Ese igisubizo cyawe ni ikihe? Igisubizo cyanjye ni ikihe? Umuhamagaro wa Samweli hari abantu bawugizemo uruhare. Mbere na mbere ni nyina Ana. Muzi ko umugabo we yari afite abagore babiri, Ana na Penina, ariko Ana akaba yarabuze urubyaro. Agahora mu ngoro y'Imana asenga asaba umwana, kubera ko mukeba we Penina yahoraga amucunaguza ko nta mwana afite. Imana rero yaje kumva isengesho rye maze imuha Samweli, nk'uko yari yarabisezeranyije Imana agira ati numpa umwana nzamugutura gukorere. Umwana amaze gucuka yamujyanye mu ngoro y'Imana i Silo, maze ahabana na Heli, ari nabyo twumvise uburyo Imana yamuhamagaye ari mu ngoro. Nibyo koko Samweli Imana yahaye Ana aruta abana benshi ba Penina. Heli ni uwa kabiri wagize uruhare, kubera ko yashishoje abonye umwana ari kuza buri kanya ati ndaje kuko umpamagaye, amenya ko ari Imana ihamagara Samweli, amubwira amagambo aza gusubiramo, nubwo nyine Samweli nk'umwana atayavuga neza. Yaramubwiye ati vuga Nyagasani umugaragu wawe arumva. We agiye kwivugira aravuga ati vuga umugaragu wawe arumva. Samweli yabaye umuhanuzi ukomeye. Imana rero iduhamagara muri batisimu, ikaduhamagara mbere na mbere kwanga icyaha, ikaduhamagara gukurikira Yezu Kristu, ikaduhamagarira kumwamamaza. Uwabatijwe wese arasabwa guhora yumva ijwi rimuhamagarira umuhamagaro uyu n'uyu, ariko mbere na mbere umuhamagaro w'ubutungane. Imana yaduhaye umubiri ngo tubashe kuyisingiza, iduha amaboko kugira ngo tuyikorere, iduha amaguru kugira ngo adufashe kuyibyinira, iduha umunwa ngo tuyiririmbire, n'izindi ngingo. Paulo ati umubiri ntiwagenewe gusambana. Mu ijambo gusambana harimo amagambo abiri, ibyo twita umugereka ngirana. Ibi ngibi bikaganisha ku nshinga gusamba. Umuntu watangiye gusamba arasambagurika akagera n'aho apfa. Umubiri ni uwa Nyagasani, ni we ugomba kuwugenga. Umubiri wanyu ni ingoro za Kristu. Ubusambanyi ni mu bugendere kure. Kubera iki Paulo abwira Abanyakorinti kugendera ubusambanyi kure? Nuko ari icyaha gikomeye cyane, kuko gikorerwa mu mubiri, kandi umubiri ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Ibindi byaha byose umuntu ashobora gukora abikorera hirya cyangwa inyuma y'umubiri we, naho icy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri. Ugikoze rero aba akoze icyaha gikomeye, aba acumuriye umubiri we. Bavandimwe, mwacungujwe igiciro gihambaye cy'amaraso ya Kristu, nimusingirize rero Imana mu mubiri wanyu. Kristu niwe jambo w'Imana wigize umuntu, niwe ntama w'Imana Yohani yereka abigishwa be agira ati dore ntama w'Imana, dore uje gukuraho ibyaha by'abantu, dore Mesiya. Ntama w'Imana niwe abo bigishwa babiri bakurikiye, maze
ababaza icyo bashaka agira ati murashaka iki? Nabo bati rabi, bivuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati nimuze murebe. Baraje kandi uwo munsi wose bagumana na Yezu. Umwe muri abo bigishwa yari Andereya mwene nyina, umuvandimwe wa Simoni Petero. Ni nawe waje guhura n'umuvandimwe we Simoni, aramubwira ati twabonye Kristo, bivuga umukiza. Maze aramuyobora amugeza kuri Yezu. Yezu nawe aramwitegereza, aramusuzuma, maze aramubwira ati uri Simoni mwene Yohani, none kuva ubu uzitwa Petero, Kefasi, urutare. Nk'uko twabonye ko umuhamagaro wa Samweli hari abawugizemo uruhare, barimo mama we ndetse n'umuherezabitambo Heli. Umuhamagaro uwo ari wo wose ufite abawugiramo uruhare. Andereya yatungiwe agatoki na Yohani. Simoni agatungirwa na murumuna wa Andereya. Ndetse Yezu bituma amwita urutare azubakaho kiliziya ye. Ntitugatangazwe nuko abo twafashije tubayobora ku Mana bashobora no kuba bahabwa inshingano kandi twatekerezaga ko bakiri bato. Yezu, utuye he? Bavandimwe, iki gisubizo babaza Yezu nawe yagisubiza mu bundi buryo agira ati ntuye muri Ukarisitiya, ntuye mu muvandimwe uciye bugufi, ntuye mu bakuyobora, ntuye mu bagufasha, mu baguhuza n'Imana. Twabonye Kristo, uwamubonye nka Simoni ahindurirwa izina akitwa Petero. Nyirarusaku akitwa kwitonda, Maganya akitwa kwizera, Nyiranda akitwa dusangire, Murozi akitwa murokore. Uwabonye Yezu niwe ukomeza gutera Zaburi nagarutseho ya 40 agira ati Ngaha Ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Bavandimwe, kuri iki cyumweru dusabirane kugira ngo umuhamagaro w'Imana tuwakire, kandi buri wese asabire mugenzi we kwakira umuhamagaro w'ubutagatifu. Buri wese afata icyemezo uyu munsi agira ati Nyagasani, ndaje kandi niyemeje gukora ibigushimisha. Nyagasani Yezu nabane namwe.